tuvuge. Muraho neza, nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze muri isomo rya none. Ngewe ubasuhuza ni mwarimu w'ibi. Nk'uko bisanzwe turavuga, dusome, twandike neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe imikoreshereze y'inyajwi n'ingombajwi. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda ntibyemewe gukurikirana inyajwi ebyiri mu ijambo, ariko hari igihe bishoboka ko inyajwi ebyiri zikurikirana. Urugero, mu ijambo sa rivuga isaha, cyangwa se rikoreshwa iyo tuvuga amasaha, cyangwa mu magambo y'amarangamutima. Ahangaha hombi birashoboka ko inyajwi ebyiri zishobora gukurikirana cyangwa se zikaba eshatu. Duhere ku ijambo sa rivuga amasaha. Urugero, ndagenda saa saba, ndajya kumusura saa munani. Iyo sa igenda igaruka mu isaha, iyo yandikwa tuyandika ari inyajwi ebyiri, tuyandika ari sa ingombajwi, hanyuma igakurikirwa n'inyajwi ebyiri arizo a, bikaba saa saba. Hanyuma mu marangamutima, yo mbega umukobwa mwiza, iyo yo ni irangamutima. Hanyuma mu marangamutima iyo tuyandika twandika ingombajwi ya igakurikirwa n'inyajwi eshatu. Icyitonderwa, mu myandikire y'ayo marangamutima ni byiza kwandika ayo marangamutima agakurikirwa n'inyajwi eshatu zonyine. Nshuti bakunzi, haba hari ahandi mu myandikire yemewe y'Ikinyarwanda uzi inyajwi ebyiri zikurikirana mu ijambo? Twandikira aho ngaho muri komenti, tuzabihereho mu isomo ryacu ry'ubutaha. Ndabashimiye, mugire amahoro. Tuvuge, tuvuge dusome, twandike neza ururimi rw'Ikinyarwanda, nirwo rugize umuco wacu nk'Abanyarwanda, nirwo ruduhuza twese.